Bebe yari umwana mwiza. Bebe ntabwo nabona icyo nabona mvuga. Tugeze imbere gato baratubwira ngo bebe yapfuye. Twebwe twaje twirukanka tuza kureba icyishe bebe. Ejo yaciye hano mu muhanda dutuye hano hirya. Tureba ikintu cyaba cyishe bebe. Ejo twaramurebaga ku mugoroba nka 8:00. Noneho urabona hari ku muryango gutya amanutse ngo abonye amaraso. Abonye amaraso ati si ateye amaraso aravuga iki bimeze bite ati bebe arimo. Nibwo umuturanyi we yagiye ajya gukomanga. Arakomanga komanze wapi bumva umuntu ntavuga bumva umuntu ntakinguye. Nibwo abantu bahise bavuga bati bebe bamwishe bebe bamwishe. Mu gitondo umugore arampamagara arambwira ati sha tuzi ko bebe bamwishe. Amaraso yatungutse munsi y'urugi ati kandi ati ntago akingura ati mbese biragaragara ko bamwishe. Turasaba kugira ngo badushakishirize nk'uwo muntu bakamutwereka rwose natwe tukareba umuntu wadukoreye amahano muri uyu mudugudu wacu. Natwe ubwacu wenda bakaza bakanamutwereka tukareba uwo muntu wadukoreye icyo kintu. Yes, bakunzi ba Zamuka TV, ni inkuru ibabaje cyane y'umwana muto w'umusore wo mu kigero cy'imyaka 18 mu kigero cy'imyaka 23 y'amavuko. Yari uwo mu murenge wa Mwurire, akagari ka Mwurire, mu karere ka Rwamagana, kabisa. Yahuye n'abagizi ba nabi bagize gutya bakamwambura ubuzima, uwo mwana bakamwambura ubuzima, iterambere rye cyangwa se ukubaho kwe bagashyiraho akadomo kandi atari nabo bamuremye ko. Ibyo ni ibintu byabaye, ni inkuru ibabaje cyangwa se ni ibintu bibi biteye ubwoba cyangwa se biteye agahinda, haba ku bantu bose, ababyeyi b'uwo mwana, abaturanyi ndetse n'abandi bagiraga ibyo baguraga kuri uwo mwana, dore ko yari umucuruzi aho ngaho mu mudugudu wa Munini ya 2 mu kagari ka Mwurire, umurenge wa Mwurire, mu karere ka Rwamagana, aho ni mu ntara y'Iburasirazuba. Uyu mwana urupfu rwe rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu tariki 8 z'ukwezi kwa 8 2025, ariko akaba yishwe tariki 7 z'ukwezi kwa 8 2025. Ubwo hari kuwa kane nimugoroba. Amakuru abo avuga ko yaba abo bamwishe mu masaha ya 4 aribwo bamwishe. Ukuntu byagenze rero, uwo mwana w'umusore w'imyaka 23 witwa Twiringirimana Enoke, bakundaga kwita bebe nk'uko muje kubyumva, uko abaturage babivuga, abaturage twaganira uburyo babivuga. Uwo mwana bakundaga kwita bebe yari umucuruzi muri iyo quartier cyangwa se muri uwo mudugudu wa Munini. Yari umucuruzi, ubwo yacuruzaga ibintu byose birumvikana kameme, ariko abantu ntago cyangwa se abagizi ba nabi ntago bifuje ko, ntabwo bamukundiye ko akomeza gutera imbere. Abaturanyi baravuga ko rero umwana mu masaha ya 3 yarari maso, yagiye kuryama mu masaha 3, ariko nyuma yaho mu masaha 4 akaza kwicwa n'abo bantu batamenyekanye, bakamwica urupfu rubi, urupfu ruteye ubwoba, kuko nk'abaturanyi be nk'uko mukomeje kuza kugenda mubyumva muri abo baturage twaganiriye, bo babyutse mu gitondo cya kare basanga barebye mu rugo ku iduka rye, nk'uko muri bugende mubona ku mashusho yanyu kuri screen zanyu bakunzi ba Zamuka TV, bagenda babona umuvu w'amaraso cyangwa se amaraso menshi cyane, aho yagiye atembera, yatembye ahantu ku gasima, aturuka munsi y'urugi, kuko abamwishe bahita bakinga baragenda. Noneho ngo amaraso yatembaga munsi y'urugi, aramanuka aca ku kantu k'agasima gapavomye, aramanuka agera mu mukungugu, naho aragenda atemba kabisa, ari umuvu mwinshi cyane w'amaraso. Bigaragara ko rwose bamwishe nabi. Ni ukuvuga ngo mu gitondo rero abo baturanyi bakimara kubona ibyo, inzego z'umutekano zahageze n'inzego z'ubugenzacyaha, ubwo ngo bakinguye ndetse n'umuryango we basanga
nyakwigendera aryamye yubitse inda, ariko bivugwa ko babonye ngo ari ikintu bamukubise mu musaya kuko ariho amaraso yavuye, ariko bamwe bo bakavuga ko yaba yatewe icyuma mu ijosi. Mbese ni amakuru ari kugenda avugwa cyane, ariko ikiriho ni uko nyakwigendera bamwishe nabi, urupfu rubi cyane. Mu bakekwa batawe muri yombi ku ikubitiro n'umwe mu bagabo baturanye nawe, ni umwe mu bagabo batuye hafi aho ngaho, nawe usanzwe ari umucuruzi, ni umukire utuye aho ngaho muri karitsiye, usanzwe ari umucuruzi. Bivugwa ko yaba yaramugiriye ishyari kubera ko uwo mwana yakundwaga n'abakiriya benshi, abaturage bamukundaga, bakaba ari we bajya guha icyashara cyangwa se butike yiwe, bakaba ari bo bakayitabira cyane kurusha uwo mugabo w'umukire wari uri ku ruhande rwe. Ikindi bivugwa ko ni amakuru agenda avugwa n'abaturanyi b'uwo mwana cyangwa se abari basanzwe bamuzi. Bivugwa ko yari afitanye uwo mukire yari yarishyizemo uwo mwana, avuga ko azamukorera ikintu kikamubabaza, akazamukorera ikintu kibi kikamubabaza, ndetse bigize ngo no gutongana, uwo mwana umukire aramubwira ngo nzagukorera ikintu kibi kikubabaza, ariko uwo mwana yari arimo arikodinga muri telefone, hari harimo iryo jwi ry'uwo mugabo arimo aravuga ibyo ngibyo yigamba ko azamwica cyangwa se azamukorera ikintu kibi. Mu byo rero nk'uko bivugwa n'abaturanyi b'uwo mwana cyangwa se abari basanzwe ari abakiriya be, bavuga ko mu byo babanje gutwara bakimara kumwica, batwaye telefone ye ndetse n'udufaranga duke, nta kindi kintu bakuye mu nzu, ni ibyo byonyine, usibye gusiga bamwishe bakamurambika mu nzu, ubundi abantu bakabibwirwa n'umuvu w'amaraso babonye utemba. So reka rero tubahe umwanya mwumve aba baturage twabashije kuganira, byose barabisobanura, n'ibyo tutabashije kuvuga hano byose barabisobanura. Ariko mbere y'uko tubashyiraho aba baturage bakunze Bazamuka TV, nuko uyu mwana iterambere rye abicanyi baricagashije cyangwa se bariciyemo kabiri, bakaba bamutwaye ubuzima bwe, akaba yigendeye nyakwigendera, Imana imuhe iruhuko ridashira. So uyu mwana yari yarangije segonderi mu mwaka ushize, arapurayinga. Murabizi uko abana bapurayinga bashaka buruse cyangwa se bashaka kurirwa na leta, yarapurayinze kabisa kugira ngo yige muri kaminuza. Bari baranamaze no kumufata kabisa, yayiteguraga noneho kujya muri kaminuza gukomeza amasomo ye. Bivuze ko rero n'udufaranga yakoreraga muri iyo butike, muri iryo duka yacuruzagamo, harimo utwo yari buzifashishe muri kaminuza kugira ngo akomeze kwiga, nubwo yari afite ababyeyi be n'ubundi nabo bifashije, ariko ayo ngayo bari buzagende bayateranya bakamufasha, noneho akabasha gukomeza kwiga kaminuza, iterambere rye rikabasha kugenda neza. Ariko abicanyi, abagome rwose bamwambuye ubuzima uyu muziranenge cyangwa se uyu mujyambere. So reka tubahe umwanya rero mwumve aba baturage bavuga uko bahageze mbere mu gitondo bagasanga yishwe, ndetse n'abandi bavuga ubuhamya bubabaje bw'uyu mwana w'umusore bitaga Bebe, uburyo yabanaga neza n'abantu, uburyo yasabanaga n'abantu, ari nacyo cyatumaga abakiriya bamukunda, abaturage bamukunda, bakitabira kugura ibicuruzwa byiwe. Binashoboka ko ari nabyo byateye agahinda cyangwa se byababaje mugenzi we wundi mugabo baturanye ku ruhande, akaba bivugwa ko ashobora kuba ari we wamugambaniye kugira ngo bamwice, noneho asigare ari we uyoboye aho ngaho muri karitsiye, akomeze acuruze ku mutuzo wuzuye umutekano. Ariko nta mahoro y'umunyabyaha, buriya kumena amaraso ni ikintu kibi gishobora gukora kuri buri muntu wese. So bakunzi Bazamuka TV rero, reka tubareke mukurikirane ibyo aba baturage batubwiye mu gahinda kenshi. Ngo noneho ngo abibonye
ahita ashaka abantu ati avuze induru, avugije induru rero ngo nibwo abantu baje barahurura. Ubwo urumva ko buri wese agiye ahurura, mbese abantu bose barahurura. Ubwo nuko twabisanze, nuko bahamagara polisi, nuko nibwo baje, nibwo tukomeje kureba uko bimeze. Nuko baraje baraturemesha n'inama, baratubwira bati rero mujye mufata amakuru, nimumenya amakuru mujye muyatangira igihe. Nuko tuyatangira igihe, nuko baratubwira bati ngaho umwe nagiwe undi agiwe, ubwo bahita bajyana umurambo. Ubwo dutegereje amakuru yandi uko wenda twaza kumenya wenda ko byagenze, ntitwamenye uwamwishe uwo ari we. Nuko byagenze. Nta muntu numvishije bakeka, ntawe usibye abaturanyi babo bari baturanye bajyanye ukwabo, ibyo bababaje ntabwo tubizi, twari dushungiye nk'abaturage ntabwo tubizi. Hari abaturage babahamagaye bari baturanye, ntabwo ibyabo bababaje ntabwo tubizi. Umwana rwose ukuntu yari abayeho, yari umucuruzi, yacuruzaga muri kano gasantire kacu kuri uyu muhanda. Twagendaga, watumaga umwana akagenda akaguha ibintu rwose nta kibazo, ukabona umwana akuzaniye ibintu. Ariko ukundi kuntu rwose yitwaraga neza mu bantu, rwose nta kintu yari atwaye, rwose yaradutwaye. Nuko twari dutunganye rwose. Turasaba kugira ngo badushakishirize nk'uwo muntu, bakamutwereka rwose, natwe tukareba umuntu wadukoreye amahano muri uyu mudugudu wacu. Natwe ubwacu wenda bakaza bakanamutwereka, tukareba uwo muntu wadukoreye icyo kintu. Ubwo ngubwo twabyutse mu gitondo twumva inkuru mbi. Umwana twari umusore ariko twamwitaga bebe, ariko yitwaga Enoke. Hanyuma rero twabyutse, abantu numva kuko ngiye ntuye ahangaha, ndahise numva imirindi y'abantu bari kwirukanka cyane. Ndavuga se habaye iki? Umukecuru ugiye guhinga arambwira ati bebe wacu yapfuye. Twamwitaga ari umwana wacu, ni umubyeyi wacu, nubwo yari umwana tumuruta, ariko yadukoreraga ibintu byiza. Yari umuntu rwose utubyaye, niko nabyita. Ufite ikibazo akagenda akamusanga, waba ubuze ikintu ukagira amafaranga ukagenda ukikopesha, gukopa nta kibazo yari afite. Yatugiragaho tukamwishyuraho tuboneye amafaranga, yari ari mu mitungo y'iwabo, nuko akadufata neza nk'abaturanyi. Tugiye kumva twumva inkuru mbi, nuko tugiye dusanga amaraso yasohotse ari imbere y'umuryango yahamenetse. Abahageze imbere ngo barebyemo ikirahure cyari fime, basanga araryamye yubitse inda. Urupfu rw'ukuntu bamwishe ntabwo twabyumvise neza, keretse abantu bo muri famiye nibo babibonye. Abaturanyi turasaba leta n'ubuyobozi ko wenda bareba ukuntu bashakisha, bakareba bakagenzura mu bwenge n'ikoranabuhanga, ubundi bakagerageza tukareba ukuntu umuntu wamwishe yazagaragara. Noneho yagaragara bakamutwereka bati dore umuntu wabakoreye ibara ni uyu nguyu, nta wundi. Ariko nabwo ataboneka, ubwo nuko twabyihanganira. Murakoze rwose. Uyu musore rero yari umusore ufite imyaka 23, yari umwana w'umusore ugwa neza. Abaturage twese twamukundaga kubera yuko wafataga umwana ukamubwira uti ujye hariya kwa bebe akumpere inusu y'isukari, akayimuha akurikije uburyo akuzi, atitaye kuvuga ngo wenda ngo uyu nguyu ngo azanyambura. Reka da, yari umwana ugwa neza, twari tumuzi w'umunyangamugayo twese. Inkuru ibabaje y'urupfu rwe rero twayibonye mu gitondo saa 12 nibwo twabimenye. Umuturanyi haciye agiye guhinga, noneho urabona hari ku muryango gutya, amanutse ngo abonye amaraso. Ati si hateye amaraso, aravuga iki bimeze bite? Ati bebe arimo. Nibwo umuturanyi we yagiye ajya gukomanga, akomanze wapi, bumva umuntu ntavuga, bumva umuntu ntakinguye. Nibwo abantu bahise bavuga bati bebe bamwishe. Nanjye nuko namenye amakuru, nari mvuye mu kazi mu gitondo, umugore arampamagara arambwira ati sha tuzi ko bebe bamwishe. Nise mwebwe ko muri aho ngo murabona bimeze bite? Ati amaraso yatungutse munsi y'urugi, ati kandi ati ntabwo akingura, ati mbese biragaragara ko bamwishe. Nuko rero nibwo bahamagaye ubugenzacyaha buraza, nibwo bwahakinguye dusanga umuntu bamwishe. Ubugenzacyaha rero bukihagera bahise baduheza abaturage, batubwira bati mwigira inyuma. Twigira inyuma. Ubwo ngo ibintu bakora babikora nta wundi muntu ngo uhari.
ntabwo twigeze tumenya niba ari icyuma bamuteye, natwe n'urujijo turimo ubu ngubu, ntabwo twavuga ngo ni ibuye bamukubise, ntabwo twavuga ngo ni icyuma bamuteye, gusa ubugenzacyaha nibo babizi, nibo binjiye mu nzu baragenda barareba, bamaze kureba ubwo nyuma yabwo gitifu umurenge yatubwira ati muze mujye hano mukore inama, nibwo umuntu wese amushyira muri shitingi baramutwara. Umuntu wamurebye yari ari mu nzu, nta muntu wamurebye, ntabwo bavuga ngo bamukubise icyuma, natwe ni urujijo, nta kintu batwaye, nta kintu batwaye, butike rwose n'imiceri iracyarimo, ibintu byose biracyarimo, ni ukuvuga ngo umuntu wamushakaga n'uwashakaga ubuzima bwe gusa. N'amafaranga nta kintu batwaye, neza ahantu imiceri iracyateretse kuri butike, ibintu byose biracyarimo, nta kintu na kimwe cyavuyemo. Telefone nigeze kumva bavuga ngo bayijyanye n'amafaranga, telefone iyo yabuze basanze bayijyanye n'amafaranga, ariko ibintu biri muri butike byo ntabwo babikozeho. Icyifuzo abaturage bafite n'ubwo ubugenzacyaha bwafashe, wenda hari umugabo wafashe ukekwaho wenda icyo cyaha twabonye bamujyana, ariko twebwe turavuga tuti yaba tubonye umuntu wahemukiye uriya mwana akaba yamwishe, aje kuburanira mu ruhame byaba ari byiza cyane kurusha uko yaburanira mu rukiko iyo ngiyo, bakamuzana mu ruhame tukanamenya n'umuntu watugiriye nabi. Ubundi nta kindi gihano twamusabira usibye kwicwa nk'uko nawe yishe mugenzi wacu, kuko uriya mwana yatugiriraga neza. Wafataga umwana w'imyaka 5 ukamubwira uti ujya kwa biba kumpera isukari akayiguha, mbega abantu twese byatubabaje biriya bintu. Bebe yari umwana mwiza, Bebe ntabwo nabona icyo nabona mvuga, Bebe yakundwaga n'abana bose. Bebe umwana wanjye w'uruhinja ugiye kuzuza imyaka 2 yafataga igiceri cya senkana akirukanka avuga yuko agiye kwa Bebe. Twakwinjira muri butike kwa Bebe akamenya yuko ibintu byose Bebe agomba kubimukorera. Bebe yakundanaga n'abantu bose, Bebe yambikiraga amafaranga nkajyana mu itsinda nkavuga ngo ninyibikaho aya mafaranga nzayarya, Bebe nkayamubitsa. Nkamenya neza yuko ku cyumweru ngomba kuza kumwaka amafaranga saa 8 yo kujya mu itsinda. Bebe ntacyo namucinza, Bebe ntacyo navuga, nari mfashe isuka ngiye guhinga, sinzi ukuntu abantu nabonye baturembuza, nkagira ngo ni ukuturembuza bisanzwe, si twamenya amakuru. Tugeze imbere gato baratubwira ngo Bebe yapfuye. Twebwe twaje twirukanka tuza kureba icyishe Bebe. Ejo yaciye hano mu muhanda, dutuye hano hirya, tureba ikintu cyaba cyishe Bebe. Ejo twaramurebaga ku mugoroba nka saa 8. Birangije turaza dusanga umuvu w'amaraso wuzuye umuryango wose, twabuze uko tugira, twabuze icyamwishe. Abantu bakavuga ati saa 12 ko twamurebaga Bebe byagenze bite? Bebe bamwishe n'abagizi ba nabi, kandi abantu bamwishe ni abantu bitwaje yuko bamuzi. Sinavuga yuko kuko nyuma ya saa 2 yabaga yakinze. Bebe yahaga abantu ibintu kare akaryama kare. Ni abantu baje bamujijisha nk'abantu baje guhaha, ndetse ngo babanje no kugenda bapfunyikisha utuntu twari kuri butike tumanitse hejuru, udusukari, uduhungu duki, ndetse ngo n'ibishyimbo, ngo bari bagiye gufata n'ibishyimbo. Urebye bamwiciye hanze, ava muri butike aza hanze gufata ibishyimbo hino muri saro, nibwo bamwishe. Umwana w'umuhungu rero ngo basanze yubamye, abarungutse nge nanze kurunguruka, basanze yubamye hasi. Bebe n'abagizi ba nabi kandi n'abamuguririye, ntabwo bamukundaga, ntabwo bashaka ko abaho, ntabwo bashakaga ko iwabo batera imbere, kuko uriya mwana yari afite ubwenge bwo kubana n'abantu bose. Nicyo kintu nabasha kuvuga. Ariko Bebe niyigendere, ariko bibaye ngombwa ababikoze bakagaragara, bamuzana mu maso y'abantu tukabamenya baribo. N'abakora si babona abakiriye nk'abe, si bagira urukundo nk'urwe. Bebe yakundanaga cyane, yakundanaga n'impinja, akakundana n'abakuru n'abasaza n'abakecuru. Nta n'umwe atakundanaga nawe, nta n'umwe atabanaga nawe. Icyo twasaba nuko tugize Imana bagashakisha bakabona abo ari bo babikoze, babatuzanira tukababona. Nawe babagira nk'uko nawe bamugize. Bebe yari umusore mwiza, mugenzi wanjye, kandi yakundaga abantu cyane. Naye twari inshuti, twanakundanaga. N'ejo twari turi kumwe mu gitondo, ngiye kumutera amayinite ngo mpamagare umuntu, ambwira ati ntabwo nakwima amayinite mba nyafite. Barayampaye, mpamagara uwo muntu, n'akazi nari ngiyemo mba nkagiyemo. Ariko mu gitondo cya kare nabyutse njya mu kazi saa 11, ngiye kumva numva ndi mu kazi, numva barampamagaye ngo Bebe yapfuye.
mpita mvayo nje nsanga umuvu w'amaraso uratemba ku muryango, nsanga ariko amakuru mfite nanone akaba ari uko bamukase bamwicishije icyuma akimuteye. Bebe yari umuvandimwe mwiza cyane, yakundanaga n'abantu bose, kuba baducitse natwe byatubabaje cyane. Imana izamuha iruhuko ridashira. Na bagenzi be njyewe nzi bamugiriraga ishyari, wenda ntago babura, ntako simbazi, ariko nyine umuntu wamwishe ntago yamwijije, ashobora kuba yamujije, wenda yamujije isukari n'ukuntu abantu bamukunda n'urukundo agira, nta kindi bamujijije. Ibyo ngibyo niyo makuru yanjye nari mfite. Butike nta n'ikintu na kimwe batwaye, bureka telefone wenda babuze n'amafaranga numvishije, kuko nta bindi nigeze numva bureka ibyo ngibyo, ariko muri butike nta kindi kintu bigize batwara, nibyo byonyine. Twebwe turasaba yuko Imana idufashije uwo muntu akamenyekana, nawe bamwica agapfa, kuko bamwica agapfa bakamuryoza ibyo yakoze, kuko yatubabaje cyane kandi yababaje n'ababyeyi be. Bageze ku ntumbi igihiriri, haba umwana Alegisi bamwishe, ndatarabuka nayo ngerayo njye kureba ko Alegisi muzi. Ngezeyo nakirwa n'amaraso. Umwana yari umucuruzi, biba ngombwa ko umuntu abaza amakuru biteka ariko umwana umuntu aba amuzi, nta nzoga anywa, sindaya, umuntu usanzwe uri aho washakaga amafaranga, yari asoje senior 6, yari hafi kuba yajya muri kaminuza, yarapurayinze, agomba kuba yajya ku ishuri kuko muzi ari umwana yiga primaire, muzi yiga secondaire. No muri iki gihe yari agezemo arimo arashakisha ubuzima, birangira umwana apfuye, ariko urupfu rutari rwasobanuka. Umwana w'igikora gukora umwuga w'ubucuruzi usanzwe buciriritse, ariko uburyo yapfemo nta muntu ubizi. Sikubona ayo maraso, bamwe wenda kumukebesha ibyuma bavuga umuntu atari yahagararaho, ariko amaraso yamenetse ntago ari inda yatobotse, ni ukumukeba n'icyuma kumukeba. Ariko ubwo icyo umuntu asaba kiruta ibindi byose no gusaba ubutabera, kuba badushakira ubutabera. Uwo muntu yamara gufatwa akazanwa mu maso y'abantu mu ruhame, igihano cyaba kiriho ni ugupfa, no kumurasa si ngombwa, bashaka ikindi gihano, kuko yahombeje igitego ku baturage n'ababyeyi, yahombeje igihugu kubera akiri muto, hari byinshi agomba kuba yageza ku gihugu. Rero ubwo ngubwo ari ikindi ngomba kuba nanarenzaho, kubera kubona umwana mutoya w'imyaka 23 yapfuye, igihugu cyacitse umugongo n'ababyeyi be. Kandi ikibazo cyo ntabwo numva ko umuntu yishwe n'umuntu aturutse kure, aba yishwe n'umuntu begeranye aho ngaho. Badufashe rero babikurikirane abayobozi, kugira ngo abantu bose imitima yabo ijye hamwe. Urumva ari icyo ngicyo nta kiruta ibindi byose, reka Imana idufasha bigakunda. Amaraso yaratemye nk'amazi, yavuye mu nzu atemba nk'amazi, umwana azahura n'umukungugu, urumva amaraso yamanutse mu mukungugu akagomeza akagaragara, yari menshi mu buryo bukomeye cyane. Umuntu wese ubonye amaraso kandi agira ubwoba, ndakeka ko n'ubu ngubu nkifite ubwoba n'amasaha ashize, ko numva ko bamwenge no kumuterura nkagira ubwoba, ngo tumushyire mu modoka y'akarere agende, nk'abatega ntabwo nabibasha. Baraguterura umuntu uzi ameze atyo, ari nk'ibice biba bigusha ko abatraumatize. Ubwo rero ndumva byari bikomeye cyane, ndetse n'agahinda gakomeye.